Yesu ashimwe cyane. Twashima Imana kino gitondo twongeye kubonaka imbere yanyu tuganira ku magambo y'Imana. Uwo muvugana ni Dr. Bishop Sakindi Claude, umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karumeli Pentecostal Ministry hano Neza na Uganda. Twonejejwe n'Imana itugiriye neza kino gitondo ikabitwemeye kandi yishimiye no kutwakira no kutwemera kugira ngo tuvuge amagambo yayo nk'intumwa zayo. Kuko iyo duhagaze hano tuba tuvuga amagambo mu cyimbo cyayo, no kuvuga ngo niyo yakabaye bikubwira, ariko noneho iba yahisemo kugira ngo tubikubwire mu cyimbo cyayo. Yesu abaho umugisha. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndasengera abantu bose baneza amatwi n'abandeba kugira ngo bashobore gufashwa no kubakwa n'aya magambo. Urakoze kuko uri mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Uno mwanya nifuje kugira ngo mbaganirire mu ncamake y'amasezerano ya Abrahamu. Isezerano rya Abrahamu ndashaka kubabwira kuri Abrahamu mu ncamake, ariko mbabwira ku isezerano Imana yamuhaye ridasanzwe. Reka nsabe umusomyi wanjye umfasha adusomera itangira ibice 15 umurongo wa 13 atugeze ku murongo wa 17. Imana iguha umugisha udusomera. Kadusome itangiriro ibice 15 umurongo wa 13 kugeza ku 17. Bibiri ijambo ry'Imana ravuze iti, Uwiteka abwira Abrahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko weweho uzasanga abasogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bwazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. 17. Maze izuba rirenze hatakibona ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Amen. Amen, amen. Kubera ko hari ibintu nshaka kuvuga cyane cyane kubigendanye n'iri jambo, hari ijambo amagambo akomeye cyane. Abrahamu mu ncamake, iki gihe igitabo cy'itangiriro dusomye, iyo usomye igitabo cy'itangiriro ubonamo amagambo akomeye. Kandi bijya binezeza cyane kuko nta ndi wari warabyumvisheho. Nukuvuga ngo Abrahamu yanditse ibintu bitari byarumvisweho, bitari byaravuzweho, ahubwo ari we wa mbere ubyakiriye kandi ubibonye. So rero ndashaka kuvuga ngo nta kundi Imana ishobora gukora usibye kuyisobanukirwa neza. Noneho amagambo nshaka kubabwira uno munsi, Imana ifite umugambi mwiza ku bugingo bwacu. Imana ifite gahunda ngari ku bugingo bwacu. Ibintu Imana igambiriye kugukorera ni ibyiza gusa. Ubwo bigendanye n'umurongo uri mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Hagaragaza ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Nta kindi kintu Imana ifite muri yo usibye kugambirira ibyiza. Umugambi Imana ifite muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 haradusobanura neza ko nta Imana ishaka ikigambiriye gukora ari icyiza gusa. Noneho nashaka kukwereka ingingo zigeze ku 10 hano Imana yakoresheje kugira ngo ibwire Abrahamu the future. Ejo ha Abrahamu hazaza ntago harimo negative, harimo positive gusa. Bwana sifuwe sana banyumva. Hano icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kukwereka ko harimo amagambo urubyaro rwe rwagombaga kuzajya mu mahanga. Icyo ni ikintu bazakorera abaho. Muri ayo magambo nabibabwiyemo no kuvuga ngo urubyaro rwagomba kuzajya mu mahanga, rwarangiza rukazakorera abaho, rwarangiza bakazanababazwa. Ariko Imana yangiza ku murongo wa 14 ikazacira imanza abo bantu aho bazaba bakorera, kandi yarangiza ikazanabavanayo, yarangiza ikabajyana mu gihugu yari yabwiye Abrahamu. Bibiliya igasoza ngo nukuri Abrahamu nubwo ibyo byose bizabaho ariko bazagaruka ino.
aya magambo nshatse kuyivuga gutya kugira ngo wumve neza ko imigambi y'Imana ni migari ku buzima bwacu. Hano iyo usomye birimo kuvugwa ubona harimo Misiri, ubona harimo Abanyegiputa, ubona harimo abantu akarengane, ubona harimo kubabazwa, ariko hagasozwa ngo bazagaruka inoho muri Kanani, inaha muri Isiraheli, inaha ngaha aho Imana yari yabwiye Aburahamu mu gihugu cy'amata n'ubuki. Uyu munsi ndashaka kugusobanura ngo hari ahantu turimo guca, ariko reka nkubwire ngo ntabwo biba bitunguye Imana ahantu tujya. Imana yahaye gahunda Aburahamu, iramubwira ngo rero abazagukomokaho bazajya mu kindi gihugu cy'abashyitsi. Icyo gihugu kizabafata nabi, kizabakoresha nabi, kizabasuzugura, bazabakoresha nabi. Ariko reka nkubwire, umugambi w'Imana si uko dukoreshwa nabi ngo tuzahereyo. Ni ukuvuga mu yandi magambo, ibibazo tunyuramo biba ari temporary, not permanent. Bwana sifiwe sana. Ruzaba abashyitsi, bazakorera ubwo bwoko bw'ubupagani, ndetse ubwo bwoko buzanababaza. Icyo ni icya gatatu. Icyaka n'Imana izamanukira no kubacira urubanza. Izacira imanza abantu bazaba bakorera. Ijambo za isobanura future nange igihe kizaza ivugwa muri no mirongo, iravugwa inshuro 10. Hazabaho iki, hazakorwa iki, bizagenda gutya, bizagenda gutya. Imana ikigasoza ngo bazavayo bagaruka ino. Reka nkubwire wowe Neza amatwi unyumva, Imana ifite umugambi. Yabwiye Yeremiya ngo mfite umugambi wo kugira neza, mfite gahunda yo kugira neza. Umugambi wanjye na gahunda yanjye mfite kuri mwe niyo kukugira neza. Imana ifite umugambi, gahunda yayo. Reka kureba no guhanga amaso ibyo urimo kubona. Ibi ngibi bijya kubaho. Aburahamu hari ibyo yari yahanze amaso, yagize ikibazo ahanga amaso. Ubundi iyo usomye Bibiliya, Aburahamu ahamagarwa mu gice cya 12 abwirwa yuko ajya mu gihugu Imana izamwereka. Mu gihugu aragenda n'umugore we Natera n'umuhungu we Loti, baragenda bageze mu nzira, ndetse bigenda bihinduka. Ariko reka mvuge gutya ngo mu gice cya 13 habaye intambara, Aburahamu atandukana na Loti. Bamaze gutandukana, Loti asigara asa naho ari Aburahamu asa naho ari wenyine, kubera yuko we yabanaga nawe nk'umuhungu we bari batandukanye. Mu gice cya 14 habaho ibyago, Loti aranyagwa, aratwarwa, ariko Aburahamu ahangana nabo banzi, aramucungura. Imyaka ibiragiye, Aburahamu bari mu myaka yo hejuru, agira ubwoba, abwira Imana ati ndimo kubona ko hari ikibazo mfite. Imana iti bimeze bite? Ndamuga ati ndimo kubona ibyo mfite bizaragwa abanyamahanga. Uwitwa Eliyezeri. Imana amuga ngo no, reka mbigusobanurire. Nihe mubwiye ibyo gutamba no gutamba. Bigeze ku mugoroba, Imana ishaka kuvugana nawe. Muri uko kuvugana nawe imuhasike icyo, imuhubwira umugambi ifite. Iramubwira rero Aburahamu, si uko bimeze. Umwana wawe na Sara ni uzaragwa. Yesu ashimwe cyane. Umwana wawe uzabyara na Sara. Uwo Sara yari mu myaka irenga 80. Ariko Imana yavuga ngo ni uzaragwa, wowe uzabyara. Aburahamu ntiyabyumvaga neza. Imana yangije imuha detaye, imuha gahunda ukuntu ibintu bizagenda. Avuga ngo generation ya 4 y'abagukomokaho nibo bazajyanwa mu mahanga. Umwe bazajyayo, ariko reka nkubwire bazamara imyaka 400. Ariko muri iyo myaka 400 bazaba abashyitsi, bazakorera n'abaho, ndetse bazanababazwa. Ariko reka nkubwire ku mugwa 14 Imana avuga ngo nzahindukira hanyuma nzacira urubanza icyo gihugu kizabakoresha gutyo. Icyo gihugu bazakivamo, iryo shyanga bazarivamo. Wowe uzapfa usange basokuruza bawe, uzasanga basokuruza bawe amahoro, uzapfushaje ugeze mu zabukuru nta kibazo, humura. Uzahambwa ugeze mu zabukuru imyaka 76. Abazajyayo bo cyakane nibo bazavayo, generation ya 4 izavayo. Iryo ni amagambo Aburahamu Imana irimo kumubwira gahunda. Noneho umva ijambo risoza. Abo bantu Imana irimo kubibwira Aburahamu i Kanani, iramubwira ngo imyaka 400 bazavayo bagaruka inahangaha. Bwana sifiwe sana. Majya ngo sigiye gusoza. Esa cyo cyane. Uyu munsi nshaka kubabwira ngo Imana ifite umugambi wo kutugarura hahandi yadusezeranye.
hari ahantu turi mu Egiputa, hari abantu bari mu Egiputa, hari abantu barimo gukubitwa, hari abantu barimo gukoreshwa ndetse bakanasuzugurwa. Ariko akakubwira umunsi umwe wacu wo gutabarwa, abanyegiputa bazamenya ko hari Imana twizeye. Abanyegiputa bazamenya ko hari Imana iba mu ruhande rwacu. Abanyegiputa baje kumenya ko hari Imana. Umunsi umwe Imana yarahagurutse iteza abanyegiputa ibyago 10 kugira ngo isohoze bya bindi yabwiye Aburahamu mu myaka 600 ishize. Inyuma y'imyuko Aburahamu yabibwiwe hashize imyaka igeze muri 600. Muri iyo myaka 600 yarageze Imana itagibesha, itagiyibagirwa, itagiyirengagiza, itagica hirya y'ibyo yavuze, ikora bya bindi iramanuka ibwira Aburahamu ngo, ibwira Mose avuga ngo ndarushye, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye bugomba gusubirayo nk'uko nabwiye Aburahamu. Imana irangije igarura abana ba Aburahamu hahandi yavuze aho yise ino mu cyanditswe. Haleluya. Ndashoje, ndashaka kukubwira ngo humura, hari umugambi Imana ifite, ntabwo uzasoza nk'uko urimo kubibona, ntabwo uzasozereza aho ngaho uri. Hari umugambi w'Imana, hari aho irimo kutujyana, hari aho Imana ituvana, hari n'aho itujyana. Aho ituvana kandi aho itujyana niho dukeneye kuba. Hahandi yavuze reka kuhanga amaso aho uri, hanga amaso aho tujya. Aho tujya niho hari positive, naho Imana ikeneye. Hahandi turi mu Egiputa tugomba gucamo, mu butayu tunyuramo, ntabwo duturamo, turimo kujya ahantu Imana ibagarura ino, tuzagaruka ino ni hahandi mu masezerano y'ibyiza. Ino ni hahandi Imana igambirira, kuko Imana ntishaka kubabaza umuntu cyangwa kumutera agahinda. Mu Maganya ibice 3 umurongo wa 29 kugeza wa 31, Yesu Kristo abaho umugisha. Reka mbasengere kandi wizere, reka guhanga amaso aho uri, hanga amaso yo tujya. Aburahamu ntiyahanze amaso mu Egiputa, ntiyahanze amaso kwa Abimeleki, yahanze amaso ku Imana yamubwiye. Imana irangije iramwizeza, arahagarara, arashikama. Igihe kigeze Yoshua asohoza rya jambo, arabambutsa abageza muri Ai, abageza i Yeriko, arabazamura i Gilugali, arabakatisha abajya i Beteli, barazamuka bajya i Gosheni, barazamuka ahandi Imana yabwiye Aburahamu. Bose barahagaruka ino muri rya sezerano, ino muri ya masezerano, ino muri bya byiza. Reka guhanga amaso aho uri, hanga amaso yo tujya. Urakoze Yesu kuko uri mwiza kandi ufashishe bano bantu bagire neza. Ndabizi neza mu bandeba hari abantu barimo guhatwa n'abanyegiputa, hari abantu barimo gukubitwa n'isi, hari abantu barimo guhura n'ibigeragezo. Ariko icyo nzi neza, nta muntu wagerageje wasezanije kuzababaza, nta n'uwasezanije inzara, nta wasezanije kubabara, nta wasezanije kudasinzira. Twese wadusezanije ibyiza. Ngaho bibakoreye kuko uri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.